Abo ku Mana TV mwaramutse. Amwe mu makuru aramutse avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye, reka tubabwire ko Rubavu umugore yitamitse ubukwe bw'umugabo babyaranye ubundi padiri akahagoboka. Nyirabahizi Esteri yagerageje kwica ubukwe bw'umugabo babyaranye umwana w'umukobwa, padiri mukuru wa Paruwasi Stella Maris mu karere ka Rubavu arahagoboka. Ni ubukwe bwabaye ku munsi w'ejo kuwa gatandatu tariki ya 3 Gicurasi 2025, umuhango wo gusaba no gukwa wabereye mu nzu y'Ikana hazwi nko mu gikari cy'iyi Paruwasi. Mu kiganiro na Igihe, Nyirabahizi yavuze ko uyu mugabo witwa Byukusenge Jean Claude yarazi ko afite umugambi wo kwica ubukwe bwe, ndetse ngo ni nawe warayamuhaye itike y'ibihumbi 20 kugira ngo agende bahangane. Ati kuwa gatanu nimugoroba tariki ya 2 saa 2:04 nibwo yambwiye ngo kubera ko ngiye nshaka ko duhangana ngiye kukoherereza ati cyumanuke. Naziye kuri aderese yampaye, yanyohereje ibihumbi 20 kuri telefone kugira ngo manuke mpangane nawe kuri kiliziya. Uyu mugore yageze kuri kiliziya mu gitondo ashaka guhangana na Byukusenge nk'uko bose bari babihigiye. Ubukwe bwakereweho igihe kigera ku minota 30 bitewe no gushyamirana kwabaye hagati y'impande zombi. Padiri mukuru wa Paruwasi yaganirije impande zombi ndetse n'abahagarariye imiryango yitabiriye ubukwe. Umukuru w'umuryango wa Byukusenge aha uwahiriwe ibihumbi 100 angana nayo yavuje uyu mwana. Nyirabahizi yagize ati: nitabaje padiri mukuru wa Stella Maris tujya kwicara mu biro bye, ikibazo bakijyamo batanga ibihumbi 50, mbabwira ko bidashoboka, nabacaga ibihumbi 235. Padiri mukuru niwe ubashije kuba yakemura iki kibazo, nemera ko ibihumbi 100 yategetse mbifata. Mu masezerano impande zombi zagiranye, Byukusenge yemeye ko amafaranga yatanze ari ikiguzi cya serivisi z'ubuvuzi umwana yahawe. Nyirabahizi yasabwe kuzaregera indezo mu nzego za leta. Umukuru w'umuryango yirinze kugira icyo atangariza itangazamakuru, asobanura ko imiryango yombi yamaze gukemura iki kibazo. Nyirabahizi yasobanuye ko yabanye n'uyu Byukusenge wasezeranye ku munsi w'ejo batarasezeranye byemewe n'amategeko, bigera naho batangira kwigira umubano kwa padiri kugira ngo basezerane. Yavuze kandi ko we na Byukusenge baniyandikishije mu murenge wa Rugerero kugira ngo basezeranire imbere y'amategeko, nyuma aza kumenya ko hari umukobwa uvuga ko yamuteye inda. Ati twarize muri kiliziya, twiga amezi 3 muri kiliziya kugira ngo dusezerane, turiyandikisha mu murenge wa Rugerero, hasigaye iminsi 3 ngo dusezerane, nibwo haje kuboneka umukobwa uvuga ko yamuteye inda. Nyirabahizi yasobanuye ko nyuma yaho umwana babyiranye yaje kuremba, Byukusenge ngo ntiyagira icyo amufasha, ahubwo aza gutungurwa no kubona umugabo yatereye ivi undi mukobwa. Uyu mubyeyi ukomoka mu karere ka Musanze yasobanuye ko Byukusenge yasezeraniye ku biro by'umurenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu, kandi ngo akibimenya nibwo yatangiye urugendo rwo gupfubya ubukwe bw'uyu mugabo.